Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 9 umurongo wa 31. Yesu arababwira ati: iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, ibyaha byanyu, kuko muvuga ko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Ndagira ngo bene data tuganire kuri iri jambo. Yesu yarimo abwira abafarisayo, yarimo ababwira ati, Yesu arababwira ati: iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Aha Yesu yashakaga kuvuga iki? Nanjye nari nkuzaniye insanganyamatsiko igira iti: abantu turi impumyi. Abantu turi impumyi. Sobanukirwa. Ni gute abantu dufite amaso twigenza, tutari abana, tutari impinja, tuba impumyi? Tuba impumyi. Ariko ubuhumyi Yesu hano yavugaga, ndagira ngo tubusobanukirwe. Aha ngaha biragaragara yuko aba Yesu yabwiraga ibingibi bari abafarisayo, bari abigisha amategeko, bari abantu bazi Imana, wenda dushobora kugereranya n'abapasiteri, n'abashumba, bari abantu mbese, cyangwa se twagereranya n'abavugabutumwa, abantu bavuga iby'Imana. Ariko Yesu arababwira ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Ni ijambo ririmo ubwiru, ariko aha icyo Yesu yashakaga kugaragaza, bene data, yashaka kugaragaza ko umuntu utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza aba ari impumyi, aba atarahumuka. Ibyanditswe biravuga ngo bafite amaso ngo ariko ntibareba, ngo bafite amatwi ariko ntibumva. Mu by'ukuri hari ibyo tureba, hari amaso, aya maso y'umubiri hari ibyo areba, ariko hari n'andi maso yo mu buryo bw'umwuka, kandi ayo maso ni Yesu wenyine ukora ku muntu agahumuka. Niyo mpamvu Yesu rero yababwiye ati: ubwo muvuga ko mureba, iyo muvuga ko mutareba, mukeneye guhumurwa, aho ngaho mwakira. Ariko bo bumvaga ari abakozi b'Imana, bumvaga ari abashumba, bumvaga ari bo bagabura iby'Imana, ari bo bakiranutsi, rero bakumva ko bareba. Ariko Yesu yabareba mu mutima agasanga banze kwizera umwana w'Imana. Haleluya! Banze kwizera ko ari we umwana w'Imana watumwe na Data wa twese uri mu ijuru. Noneho Yesu yabareba akabona ari impumyi, ariko bo bakavuga ngo barareba. Niyo mpamvu rero Yesu yavuze ati: iyo muvuga basi ko mutareba, ariko ubwo noneho muri kuvuga ko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Ni gute rero washaka kureba? Ni ukwizera Kristo. Yesu niwe uhumura abantu akabakora ku maso. Hari andi maso Yesu aguha y'umutima, amaso y'umutima. Nisomye Abefeso igice cya 1 umurongo wa 18. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 18, Pawulo arimo asabira Abefeso, igice ni cya 1 umurongo wa 18. Reka tuhasome twumve kuntu dukwiriye gushaka andi amaso atangwa na Yesu. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 18 aravuga ngo: amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye
n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza. Ni ukuvuga ngo Yesu iyo umwizeye hari ukuntu aguha andi maso y'umutima, agahweza kugira ngo ugire ibindi bintu umenya. Ubwo icyo gihe nibwo uba noneho utangiye kureba. Niyo mpamvu rero iyo umuntu atarizera Kristo, mu yandi magambo aba ahumye. Mu yandi magambo aba ahumye, afite amaso y'umubiri, ariko hari andi maso dukwiriye kwifuza, kandi ayo maso abonekerwa mu kwizera Kristo Yesu, mu kwakira umwami Yesu Kristo. Kuko umuntu wese utarizera Yesu Kristo byanze byanoga aba ari impumyi mu bundi buryo, nubwo afite amaso y'umubiri. Aha rero Yesu nicyo yarashakaga kubwira yabwiraga abafarisayo, ababwira ati ubwo muvuga ko mureba, icyaha cyanyu kihoraho. Iboshye muvuga yuko mutabona, kuko iyo bavuga ko batabona bari bakeneye Yesu kugira ngo abakoreho, kuko Yesu niwe ugira gute? Yesu niwe uhumura. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rero bene data, birakwiriye yuko twizera Kristo Yesu akadukora ku maso tugahumuka, kuko nta rindi zina twahawe mu isi dukwiriye gukirizwamo, nk'uko ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12 havuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo. Agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gusa. Hanyuma wakwibaza ngo njyewe nakora iki kugira ngo mbashe kugira amaso abona? Niyo mpamvu nakuzaniye rero insanganyamatsiko igira gute ngo abantu turi impumyi. Yesu niwe wenyine uhumura abantu, akaba handi maso y'umutima atari aya maso y'umubiri. Ni iki rero wakora kugira ngo nawe Yesu agukoreho, nawe uhumuke, ugira andi maso y'umutima areba ibyo aya maso y'umubiri atabasha kureba? Imana ishimwe cyane. Yesu yabwiye abigishwa be mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 13 umurongo wa 16, wumve kuntu Yesu yabwiye abigishwa be, igice cya 13 umurongo wa 16, yarababwiye ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 13 umurongo wa 16, arababwira ati ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Imana ishimwe cyane. Yarababwiye ngo ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ni ukuvuga ngo iyo Yesu yagukozeho hari andi maso aguha, yego, hari andi matwi aguha. Haleluya. Atari aya ngaya y'umubiri, atari aya ari ku mubiri wacu. Imana ishimwe cyane. Rero ndi kukubaza nti wakora iki, yego, kugira ngo nawe ugire ayo maso y'umwuka, ayo maso abasha kureba ibyo aya maso y'umubiri atabona, ayo maso atangwa na Yesu. Ni igiki wakora? Reka twifashishe ibyanditswe, dusome ibyakozwe n'intumwa. Turasoma igice cya 2 umurongo wa 38. Ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 2 umurongo wa 38. Reka twumve icyo twakora kugira ngo tubashe kugira amaso abona ibyo aya maso y'umubiri atabasha kureba. Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera. Haleluya. Bega ijambo ryiza. Umva mwene data unkurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu.
ndagira ngo nkubwire icyo ukwiriye nawe gukora. Ahari waba utarabasha guhumuka, ushobora kwibwira yuko ureba kuko aho ushaka kujya urahajya, ariko hari andi maso y'umwuka, kandi ayo maso kugira ngo uyahabwe umva icyo ukwiriye gukora kugira ngo nawe uhumuke by'ukuri. Petero ni ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 2 umurongo wa 38. Petero arabasubiza ati ni mwihane. Icyo ukwiye gukora ni ukugira gute? Ni ukwihana. Umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina, umva igikomeye, ni ukubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ukimara kwihana ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, iryo zina rya Yesu Kristo niryo rizatuma uhumuka ukagira andi maso y'umutima, amaso areba ibyo aya y'umubiri atabasha kureba, nawe ukaba mu bahiriwe. Haleluya. Imana yo mu ijuru ishimwe kubera ko iri jambo nirije kugukiza. Ahari nawe waba unkurikiye utarabasha kwihana, utarabasha kwizera uyu mwami Yesu ngo ubatizwe, amaso yawe nawe ahumuke, kuko ari we tuboneramo agakiza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 murongo wa 12 aravuga ngo nta rindi zina, nta wundi agakiza kabonerwamo usibye iryo zina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Noneho Matayo, haleluya, ndashima Yesu ko yaje gukiza twebwe abanyabyaha. Ndashima Yesu yaje gukiza twebwe abanyabyaha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 1 umurongo wa 21 ni ijambo ryiza cyane rivuga ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yesu nta kindi cyamuzanye, yaje gukiza abantu be ibyaha byabo. Imana ishimwe cyane. Rero mwene data, nari nkuzaniye insanganyamatsiko igira iti abantu turi impumyi dukeneye Yesu ngo aduhumure, aduha andi maso atari y'umubiri, amaso abasha kureba ibyo y'umubiri atareba kandi biriho, byatuma uzabona ubugingo buhoraho. Imana yo mu ijuru itanga amahoro ibaho umugisha. Wowe wankurikiranye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, washaka kumamagara ni 0788 75 64 31. Imana ibishimire.